giri ni umutoma ni igiki sunavuga iki koko uramukunda ndabizi ahubwo gira ikintu mu ikintu cya mbere cyo ikintu cya mbere cyo oya wibwira kamera bibwira umukunzi wawe murebe mu maso yumubwira nawe kureba sibyo ndagukunda cyane kandi ibyo bintu oya nako nshaka ibyo bintu pe kandi igihe mwabwanye ngo murakundana ni kera ni kenshi pe ari igihe hari guhera cyangwa ubukumbuye kuri story uryo jambo ndagukunda cyane iryo jambo araruhutse iryo jambo nta nubwo bwakera nari mubwiye nk'inshuro nka zingahe cyane nawe ujya abwira atari mbwiye nk'inshuro nka zingahe zigeze muri eshanu komeza umubwire kandi ubuzima turimo tuzabuvamo urukundo we ni impamvu z'urukundo yego yagira ikintu umubwira njye icyo namubwira ntabwo ari icyo wamubwira umukunzi wawe umugabo wawe yego birazwi sibyo biri no mu mutwe n'umugabo wanjye gusa nyine icyo namubwira ni uko nyine yazanye umucyo ku maso yanjye yego yamanaguye amarira nawe uragandira mu cyaro yego nubwo tubayeho mu buzima bubi ntabwo nzigera nicuza kuba naramenyanye nawe cyangwa se ngo ninubire ubuzima turimo nshimira ko dukurikira ibiganiro ku Rugwiro Family TV utakora subscribe nyabona n'ibindi udakoze subscribe kuri channel yacu ni yanyu twese hamwe rero ndabashimiye ndabasuje kandi wowe kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona notification kugiye ujye ubasha kubona ibintu bica kuri Urwagasabo Rwagaki ndakubwira ngo kora subscribe nyabona nzabikatinga nabirenze ndakubwira ngo kuri subscribe kandi mbabwira ko mbakunda cyane ngiye ni biro agarutse ni bisanzwe ndi kumwe na couple hano tumwe n'umuntu twaganira ubutayi nako sinamuvuga izina n'umuntu arivuga kari kumwe n'umuntu kari boss karibu merci ya tugwaye ikaze kuri channel yacu yego kuri channel y'abanyarwanda twese hamwe channel nziza channel wasangaho inyigisho nyinshi cyane gitandukanye kandi nkubwira ngo ikaze urisanga cyambere ndagushimira cyane wowe kuba nabashije kugera hano yego kanumira nkagera ku itangazamakuru bisa nkaho ari ubwa mbere ngiye ku itangazamakuru atari kuri channel yacu dukorera ikiganiro ko dukorera ikiganiro kuri channel yacu dukoresheje telefoni ndetse n'ubwa mbere dukoresheje tugiye kuri kamera nyine ubwo bisanzwe yego ibyo bintu nabyishimiye cyane ndumva biri bugende neza okay ya usanzwe tagute se bakwita nde usanzwe ni Marish wa Marish nizere ko ari couple ariko so tubona Ines no kwambwira no yungu wambwiraga se mbere yo kubaza ubundi subizi oya ngewe wonzi sibyo kureka kwijije wonzi ntagasa nkuko nguko warakuzi ariko ngewe ngenzi nese ubwo nashaka kwibona Marish nkamubona byukuri nese utarusanzwe wese kubona umuntu ku mafoto edit zibaho edit ziba sanga waramweditinze burasi ntabwirwa n'ikinya mugabo umunsi nagize ngewe Marish mwenyewe kamwe karinge wanyawe mewe wanyawe yego ko bambwiye ko bitoroshye mwa ko bambwiye ko Marish atoroshyera atoroshye gute yenda umuntu usanzwe ndi umuntu ufite umubiri nk'wabandi bantu ntago ari yo mpamvu urakomeye ndakomeye ariko ntabwo noroshye cyane byose uraza kubimbwira n'ubundi niko Marish wa Ines we yego use ngo bimeze biti ni neza biri madamu muri kumwe so ubona ni umugore wanjye umugore wawe siko umuntu yawe ntabwo uri proud yiwe ntabwo wamushatse umukunze mane shaka ko nakora nk'agakise kugira ngo wemere ko oya ngiye ibyo mukora ndabiza ahubwo se niki cyemeza ko ari umugore wawe
ahubwo wowe ni iki kitari kwemeza ko ari umugore wanjye bitewe n'ukuntu uri kutubona kuri kamera hari ikintu uri kubona nyine kitari kwemeza ko ari umugore wanjye. Jewe rero tuganira sibyo tuganira nawe ati so nanjye nzamurangira ubwo mu aba diaspora ko wambwira ati turangira umukobwa mwiza uri aho ngaho i Kigali tagira imico mibi kandi umugore we n'umwana mwiza nutamuba hafi aragenda. Yarabizi ko iryo kosa atarikora. Yego se oya yarikora burya umuntu arimo ibice hari igice utazi ku muntu ntabwo ari mu mutima mo imbere se ukeneye gutekereza kano kanya arakiza ngo reka tuvuge wenda umutima ngiye muziho sibyo utandukanye wenda niwo abandi bamuziho sibyo yego kuko wenda hari n'abagerageza kubigenza gutya ariko bikarangira byanze. Rero wa Mungu reka nkubwize ukuri kiyewe nifuje guhura nawe kenshi gashoboka pe kugira ngo tuganire kuri story yawe n'umuryango wawe kugira ngo wenda menye amakuru menshi cyane agize umuryango wawe sibyo ariko nkajya mbura umwanya nkajya mbura uburyo duhura ngo tuganire sibyo namwe nuko uyu ni wo mwanya mbonye kugira ngo munsangize cyangwa se unsangize sibyo urugendo rwo gukundana na Ines byagenze gute byatangiye gute wowe kumva ko ugomba kwiyumvisha Ines kumva ko agomba no kubera umugore ntago ari ibintu biba byoroshye Nese umvise ukuntu bisigaye bikaze kandi warambwiye wowe wabimbiraga nkaho ari ibintu tworoshye rwanyatse urukundo nkaho ari utunye tworoshye sibyo ariko warambwiye ntabwo ari ibintu byoroshye umva ko ari ibintu byari bikomeye kuri we ariko njye numvisha ari ibintu bisanzwe buriya biri tuvuge kugira ngo ujye kugira amahitamo bisaba kwitonda cyo kuvuga ngo uno muntu yaza mu buzima bwanjye tukabana akaba umugore wanjye w'ibihe byose kubanza kwitonda ntabwo ari kwa kundi ubona umuntu wese ukavuga ngo uriya wenda bitewe n'ukuntu ameze afite ubwiza gutya na gutya ndamuzanye mushyize mu rugo yego bisaba kubanza kumwiga kubanza kwiga ikibuga tuvuge ko wenda mwari muturanye pe sibyo mwegeranye ahantu mwabaga mu cyaro none se ni ibiki wamwizeho n'iki wabanje kumwigaho kugira ngo umenye ngo uwo muntu ugomba kubana nawe cyangwa se nkamukatira nawe tuvuge mbere na mbere njye ko namubonye mbere na mbere hari uburyo ubona umuntu muri karitsiye nyine gutyo ukabona ni umwana nyine ukura gusa nubwo yaba ari mu buzima bugoye ariko afite ikinyabupfura sibyo ubona yuko aramutse ageze mu bundi buzima yahinduka nubwo nanjye nyine biba bitoroshye mu rugo urumva ntago aba ari hatari kuko nyine urumva umuntu acikirije amashuri nyine bitewe katuvuge nk'aho ari ubushobozi wenda mu rugo nanone kuba batamiranye neza ntabwo kunyishyura ugasanga nyine nitiku karangira mvuye mu ishuri nkajya gukora akazi gasanzwe niko navuga gutyo hari uburyo ubona nyine muri karitsiye ukabona umukobwa nyine aracamo gutyo bisanzwe ariko nyine ukabona ubuzima nyine ni hatari kuri we ntabwo bworoshye ubonaga ibintu bitoroshye ubonaga isi kumwizengurukaho kabisa ariko ngiye mu busanzwe nyine nkaba mbona nyine ntamukunda sibyo ariko gusa narabimubwira nyine nshaka kumuganiza ese menye uyu muntu ubuzima bwe bumeze gute ese ni ibintu nyine nagiye nibazaho kenshi cyane Nese ya kintu tutagarutseho ntabwo wategereje ko uyu nguyu ari muri ba bahungu nabo bameze nk'abatekamutwe bazi bashaka gukora ibyo bakora bagahita bagenda ibyo ntabwo wabitekereje njyewe nyine akimbwira bwa mbere ko nkunda ko yabimbwiye kuri telefone nabanje kubitekerezaho ariko nyuma nza kubona ko we nyine atari icyo agamije n'amarishi nawe kuki utatekereje yuko Inesi yaje mu rukundo rwawe hari ibiruga aje kukuneka birashoboka ko yaba aje kukuneka utabizi impamvu natekereza gutyo kuko nikwibwira ko ufite umuntu muri kumwe mukundana kandi afite ibindi bintu we aje gukora mu buzima bwawe utazi njyewe Nesi sibyo naranjye wamuporopoje gusa we yarambonaga bisanzwe hari ukuba mbona ariko nanone akaba atazi ko nyine wenda twakundana sibyo njyewe wamuporopoje kuko urumva njyewe tujya guhura bwa mbere ndibuka ko nanataye akanyanjuro nyine tukana ko boro bahize ubwatsi ibaze story ukiyibuka niba iyo story yibuka urwo rukundo ko numva urwo rukundo rwanyu rwavuye ahantu kure ahubwo ntabwo ari hano hafi mugani ntabwo babyoroshye aba ari urugendo rurerure cyane ahubwo urumva twavuye kure sibyo kandi n'urugendo ruracyakomeje ahubwo ako ntabwo mukomeje kujya kure ubwo muri kurenga
nyuma yego turi gutera imbere ariko uko umuntu asatira iterambere hagenda haza n'ibibi byinshi ibyitambikamo yego ahubwo wakwibaza ngo mukurikije iyo story y'uko mwakundanye mukimara kubana byagenze bite se mubanye neza se bimeze bite icyo nicyo wakwibaza nyine reka mbaze mvuga aho ngaho nyine mbere nyine njya kumupropose ngo nanataye ako kantu ndavuga ngo ese aka kantu kugira nagize amahirwe rero wabaciye aho hafi ko nabonaga nyine ari abantu bakumvira nyine bafite ikinyaro uburyo ubona abantu nyine batagusuzugura yego ndababwira ngo nataye aka kanyanjura nanga mugende mukanshakira nagize amahirwe nyine numva nyine ntabwo bansuzuguye barabyemeye sibyo babyemeye ndategereza nanjye cyangwa nimugoroba barakabonye arakanzanira yego akanzanira yari afite agatelefone ka matushe ndabyibuka icyo gihe namubwira ngo mpa nimero yawe nta kibazo tuzajya tuvugana ariko gusa ndibuka ko icyo gihe nari mfite 500 ku mufuka narayamuhaye 500 navuga ngo wakoze cyane genda nta kibazo mwiguremo icyo gihe ukiri urubyiruko yabaga ari amafaranga menshi kuko nyine urumva nk'abashaje urumva ntabwo umushaje ariko nanone mwarimu kiri hasi murebwa n'iwanyu urumva ariko ngenda naravuye mu ishuri nkorera udufaranga amani sibyo nashakishaga uduceri ku ruhande amafaranga nyine ngakorera nkakoze ariko sinabaga n'ubusore ufite amafaranga nyine aringaniye niyo kwifashisha aho ngaho mu buzima busanzwe nahise mukubita 5 isaha navuga ngo genda wiyeranje waguramo n'ayo mandazi kubera ko urabizi mu cyaro umuntu aba yikubira n'ibyo ngibyo nyine byagenze abakobwa baragiye ndabyibuka haciyeho icyumweru ndavuga ngo se nikamuhamagare numve mubaze bimeze bite se umeze neza ndamuhamagara umunsi turaganira navuga ngo umeze gute timeze neza gusa uyu munsi nyine nta kintu nyine mu rugo nta kintu gihari mbega najya se gute nabyo ugiye kubivuga oya ntari tuza oya ntari ugomba kumbwira sibyo byiza cyane kuganira namwe yewe icyo gihe nagize ngo ni brag kuko ntabwo numva yuko mu cyaro nyine umuntu yari kubura ikintu cyo kurya nyine cyane ariko bidashoboka numva ko bidashoboka shayi babo barabaki gusa nze gusesengura neza nsanga bya bintu byari byo koko nyine yabaga yaraburijwe nta kintu kiri mu rugo nyine ari hatari ari hasoko ko urumva ariko buriya ubuzima bubi umuntu abamo hari igihe buterwa n'ababyeyi bawe yego ni ababyeyi kabisa byagenze gutyo nyine mbona ubuzima nyine abamo ni hatari ni wa muntu iwawe iyo batashye bagutaha basinze nyine urumva yabanaga na meri we gusa ataha yasinze gutaha yasinze no kumugurukana ku musozi gasanga nyine nagahinda gusa mbega muri make itekeza niba ari wa muntu ujya kuryama akaryama saa 9 ari kurara nyine ku nduru rikamuvuga nk'induru nyine ku rusaku nyine rw'umubyeyi yamucyurira amagambo gutya na gutya kandi icyo gihe nyine ko twavuganaga ambwira ngo ngo bimeze gutya nicaye hanze ndategereje ko aza kuza kuryama nanjye nkabona kuryama yego natekereza uburyo mukunda nyine gusa we atabizi ko mukunda natekereza uburyo mukunda ubwo ntabwo ari wabimubwira ko umukunda nkumva ni ubuzima bwa danje natekereza nanjye mu rugo se nkabase kumuzana mu rugo ni hasi ntabwo utegereje gukodesha se byibuze byose ndaza kubigeraho kumuzana mu rugo ni hatari ese ndamuzana mu rugo baramutse bamubonanye mu rugo n'umukobwa naranye n'umukobwa babifata bavuga guki tabaga ngo ko nazanye nk'indaya mu rugo nangiye gusambana nyine umwana nyine umuntu mutoya mbona ni hatari umunsi umwe nyine baza kumwirukana umunsi umwe azarambwa ngo mu rugo birakaze bya danje urumva no kujya kuryama yo ni intambara ibaze ko mama we yaravuye kunywa nyine acyuye n'icupa ararimuhusha yararimo kubisa kubita cyose yanyimye amakuru yanze ko bimbwira umukobwa muzima umugore wawe yagize isoni y'abatemesha atazabyimba akankubita yaciye muri make mubonye ukuntu aje mu rugo ari kurira n'agahinda kenshi cyane mu rugo ntabwo bari bahari sibyo mani mu rugo hari amateke nyine yakundaga amateke mu buzima busanzwe kugira n'amahirwe nyine araza turasangira amateke kugira ngo nta kibazo ngwino uryame aryama ku buriri bwanjye ariko nanone nkaba mfite ubwanwa mvuga ngo se nk'ubu ngubu mu rugo baramutse banubwiye hari uburyo baza wenda ntabwo bagiraga mu cyumba cyanjye none baza akagera mu cyumba cyanjye bagasanga hari umukobwa waryamye navuga ngo kinasonongo iki ntabwo ubona ibyo usobanura we ryamuceceke sibyo nushaka kunyaruza kuza kumbwira nyine kuza kuko yari afite nari namuhaye ubipe kuri telefone ye kuri gatushe yari afite yabaza kumbipa ndahita amenya ukuntu bimeze ndahita nza ngo ndebe ikibazo ufite ni iki
ubwo rero uwo munsi urihiritse icyo gihe yararaye mu rugo atabizi aribanga kujya kunyara nyine tugasohokana akagira ngo ninjye usohotse nyine gake gakeya tukagaruka tukaryama ubuzima burakomeza igihe twamaranye iminsi 4 kuko haciye iminsi 4 natashye mu rugo iwabo bari bamwishe bamubwira ngo amaze kumenya iwabo ntabwo bari bamenye ahantu umukobwa ari umukobwa umubitse mu nzu gusa batari gutambikana ahubwo ureba nabi ajya kurara mu gasozi gutya na gutya umukobwa urara ku gasozi we bari gutambikana ahubwo we baza kumenya yuko umukobwa arari wawe arara iwanyu no sasa ati mwashimutse umwana wanjye muramushimutse gutese ikintu cya mbere cyo sibyo nawe yarabizi yuko ahohoterwa sibyo ko ari kwa kundi kwiyakira ko umwana nyine mu rugo akabona kundi kuntu nabigenza ariko buri mubyeyi no mubyeyi ashobora kuza akavuga ati ngiye umwana ndamukunda kandi ntacyo renze kandi umwana azi neza ko ahohoterwa sibyo ariko mubyeyi kuvuga ati ngiye umwana icyo gihe umwana yagomba watuza gusa nanjye navuga ngo nta kibi namukoreye kuko icyo gihe man ntabwo ndakeka ko ntabwo twiye turyamana kwararanye gutyo nawe ni nkubwije ukuri kabisa ko tutaryamanye kuko ntabwo ibyo bintu nabitekerezaga ko nabikora none nakubitera n'agahinda afite generation yanjye ko numva irenzera waratuje neza buriya umuntu ukunda birereka ngo ubwe umuntu ukunda sibyo ntabwo umutekerezaho ibintu by'ukuri uvuga gutya na gutya sibyo ahubwo umuntu udakunda ni wa wundi uvuga ngo ngiye ndamutse menya amahirwe gutya nahita mbisoza nkahita nikomereza kuko ntabwo mvuga ngo bino mfite umwanya wabyo nzabikorera wenda nidukundana mu rukundo rwacu mfite umwanya nzabiha nyine tukabikora wenda sibyo ntabwo navuga ngo ni ibintu ndahita nshyira mu mutwe wanjye ngiye gukora gutya na gutya ahubwo nawe ndi gutekereza se ngewe aka kanya nkoze iki nk'umuntu nkanjye uri gutekereza nk'umuntu nkunda ntarabimubwira nkoze iki ashana uko nyine arataha nyine bibindura mu rugo iwabo wagize amahirwe baramwemerera araryama ariko yaryamye butinze igihe yaryamye nka saa 5 z'ijoro nyine nibwo bamwemereye kwinjira mu nzu bamukubita n'ibyo biryo kandi nabwo nyine ari kurira ari mu marira umukobwa muzima arataha nta kibazo afite na kimwe acaho kwezi tuvugana gutyo bisanzwe mama yakubwiye ngo iki uhungutse mu rugo nyine nk'umubyeyi ubona yego nyine aba ameze afite ingeso mbi wenda nanone atekereza ku bana be yavuga ati urananiye ubaye ikirombo bagiye kugutera inda kandi mu by'ukuri ibyo bintu nta na rimwe wari bwakabikore byibuze ngo nabigerageza ubaye ikirumbo urananiye uzasange so nyine ibintu nk'ibyo ngibyo iki cyakugoye mu buzima Marisha mu rugendo rwo mu urukundo rwawe na Ines ikintu cyangoye iki cyakugoye mu rukundo rwanyu mbere na mbere kumubwira ko wenda dukundana yarabyemeye sibyo yarabyemeye mbere umwana mwiza turakundana dukundana hafi amezi 2 twakundanye yego ariko ngewe nkaba ikintu cyangoraga cya mbere nukuvuga ngo ese ko mukunda uyu mukobwa uri mu buzima bumeze gutya mufashije iki ese mukuye hehe namujyana mu buye buzima yego ubwo ngubwo ngo harimo kuhita ngewe nkanjye kujya gukodesha inzu mu cyaro mane kwikodesha inzu yawe ntabwo biba byoroshye cyane hano kiri umuntu w'umusore twagiye mu nzu y'ibihumbi 6 ahubwo hari n'umukire inzu nyine iri aho ngaho nta muriro nyine ndetse umva aho hantu nyine urumva nyine umusore nafite ibihumbi bigera muri 40 kuko ndibuka ko naguzemo akamatara gatoya ka 15 gasanzwe ngura nako gasafuriya kari aho ngaho urumva gucana urabizi no kunywa ibiri aho ngaho turiyeranja noneho urumva nakodesheje iyo nzu mbanza kuyibamo njyenyine gusa naramubwiye ko nayikodesheje gusa njyewe umwanzuro narafashe ku giti cyanjye nshaka kumubwira ngo naze tube tubana muri ubwo buzima mbimubwiye numva arabyakiriye nyine arareba ku mpande zose aravuga ngo n'ubundi buzima mbayemo sibyo ntago nekanye sibyo kandi ikintu cya mbere yambwiye ko nkunda nanjye yambwiye ko nkunda amaze kunyishyiramo mu buzima bwe ibihe byose cyane aho rero no muntu kwa kankunda amubwira ze nta kibazo twibanira muri ubwo buzima tugerageze dushakishe ubuzima wenda ndabizi ko bugoye ariko tuzashakisha tuzagera aho dutera imbere cyane turatangira turashakisha kubona amafaranga y'inzu noneho bitangira urumva kubona yo kurya n'ay'inzu bitangira kuba wataye mbona ntabwo byoroshye mani tugende nahise mfungura YouTube sinzi umuntu wanyigishije gufungura YouTube ndayifungura utawiga none se wacicanje ishuri warariretse sibyo maze kureka ishuri
ubuzima bwo kureka ishuri nyuma yaho byagenze gute? Wagiye wakoraga ibiki? Wakoraga ibiye bakabira aho ngaho sibyo urabizi guhereza umufundi wakubakana ngiye nyine nkabaka akazi kakundi bavomera amazi tukajyana amani ukabishobora cyangwa guhereza itafari yikoreye amazi n'andi none arigiye yikoreye ngo ndi bujye kumufasha kabisubira ibintu ntabwo uri buze kuvamo nyine nk'umuntu wapatanye ngiye arigiye nabaga nagize icyondo nyine kikaba cyabaye nta kibazo cyo gukoresha andi pose reka njye kumutwaza nkanyaruka agasimbuka nyine nkamutwaza rwo rukundo ko nzi ko rwo rukundo mana yanjye hari aba mutubwire muri comment urukundo ruracyabaho rumeze gutyo namwe mbabaza urwo rukundo ruracyabaho rumege rwumvanye pe abantu benshi cyane hari igihe baza muri comment ugasanga nyine batwandikiye ngo mani murakundana bya ku rwego rwo hejuru ariko nyine ikintu cya mbere buriya iyo ukunda umuntu nawe agukunda ikintu cyose kirashoboka cya kindi muba mwitaye ko nyine kino kintu kitakibaho ariko kibaho kitashoboka ikintu cyose kirashoboka urumva nkanjye ndashaka nta wundi mukobwa wakwemera kuba mu buzima wenda nk'ubwo mbayemo urumva nakuriye mu buzima bubi dushakanye wenda numva ko ibintu byazahinduka urumva abantu babiri bafatanya ariko ntabwo byahindutse ariko nanone buriya ibyishimo ni ibya mbere niba ubayeho wishimye sibyo nkambonye amafaranga uko agatito yakoresha iki n'iki mwese kibashimishije sibyo aho ngaho nyine nta ndakeka iryo ari naryo terambere rya mbere iryo terambere rya mbere kugira ijambo ukamubwira ati njye nshaka iki akacyemera nyine mugahuza muri make mukumvikana mugashyira hamwe ikintu cyose kigiye gukorwa mukakiganiraho aho ngaho iterambere ranihuta nanjye mpamya nashidikanya ko bizagenda neza tukabaho neza buriya nta muntu ugera ku bintu bya danje ataraciye mu bindi ntabwo bishoboka kandi ikindi ikintu bita gusenga kwizera no kwihangana ibyo bintu nabyo birafasha cyane Marishi tugaruke kuri wowe sibyo gikigushimisha ubu ngubu kuba uri kumwe na Ines muri kumwe mu rugo muri uwo muryango umwe ikintu kinshimisha kumva neza niba uri mu bandi bantu mu rundi rubyiruko muba muri kumwe bafite ikintu ngiye mbarusha sibyo ikintu cya mbere kinshimisha ni uko namukuye mu banzi mu bantu batari bamwishimiye mu cyaro reka navuga ko nyine nashaka kuhava aho hantu ariko nyine n'inshuti zabigizemo uruhare muri icyo cyaro twabagamo sibyo gute se ubwo ngubwo urabona nyine rwonegera ibintu nandi kuko byanga twafunguye YouTube channel dukora ibiganiro gutyo turekodinze urabizi ko nyine nafite smartphone mu buzima busanzwe nyine gusa nyine iri aho ngaho nyine mu buzima busanzwe nyine idashamaje ariko nyine ifata ka video nyine twakaprodinga ku rubuga dushyira kuri YouTube dushyize kuri YouTube tubona abantu batangiye kudukunda urabona nakoreshaga TikTok nashyiraho ikiganiro bakakireba ariko dushyize kuri YouTube abantu batangiye kudukunda badukunze nibwo nabonyeho umuntu nyine bamwe bakajya badufasha nibwo nabonyeho umuntu w'umudamu araza aravuga ngo se nakuntu mwakimuka mukaza inanga i Kigali mukaza nkabishyurira inzu mugashakisha ubuzima bw'inanga sibyo uwo mudamu ndamushimira cyane Imana imumugisha ndabyibuka neza yuko tugiye bari banatwirukanye no mu nzu sibyo naraje turategura njye na Sheri dufata umunsi turavuga ngo kubyanya ariko tugomba kwimuka tugenda nubwo bitoroshye ahantu tugiye gutangira ubuzima bura nta nshuti muhafite nta kintu na kimwe muhafite ni ibintu biba bigoye turimuka turaza tuzi Kigali mani tuhageze twabanje guca mu bintu bitoroshye hafi ukwezi kose ntabwo bya nyine urumva nta hantu tuzi ho gushakira ntabwo wapfa guhita ubona akazi biba bigoye kurya bari atari mani buraducanga bya atari ariko aho abantu bamaze kumenya ko twazi i Kigali batangiye kudusura bamwe haba ari ugifite ikintu akaduha nta kibazo mani nyine ntangira kubona Sheri atangiye kujya yishima atangiye kubona bya byishimo nyine yashaka kuzageraho nyine yumva ubuzima arimo buramuhagije kandi kuba afite ari kumwe n'umuntu akunda cyane nabyo ni ibintu by'agaciro sibyo ikintu cya mbere kinshimisha ni uko yishimye kandi nanjye nishimye kuba turi muri buno buzima kandi tukaba tubwishimiye kandi tukaba tuzi ko tuzabuvamo turabwishimiye ntabwo tubwinuba bishobora kuba utabwinuba ariko sibyo mu buzima busanzwe hari ibintu bibaho tu sibyo ukabona ubayeho neza sibyo pe hari ibyo ubona ushaka kugeraho sibyo ariko uretse gato maze nkubwire ariko ibyo ushaka kugeraho
nabyo bumva neza kuzabigeraho. Yego. Buriya mu buzima ntabwo umuntu ajya buri kintu kimuca intege. Ibyo ngibyo birahari, sibyo? Ari nayo mpamvu nkubwiye ngo njyewe ubuzima ndimo. Byonyine n'ubuzima umuntu aba abayemo, sibyo? Ibyo biguca intege. Abantu muhura nabo bakaguca intege, siko bimeze. Ariko nyine ari nayo mpamvu nkubwiye ngo si bwiza ariko ndabwishimiye, sibyo? Njye mbayeho gutya, sibyo? Mfite amaboko, mfite no gutekereza kuba najya gusaba ikiraka, ariko hari umuntu ubitekereza, ariko mu kubitekereza akaba atabasha kubikora, hari abafite ubumuga, hari abafite ikibazo cyo mu mutwe, ariko hakaba na wa muntu utekereza ariko ntashyire mu bikorwa. Urumva hari abari hasi yanjye, nanjye nyine hari n'abari hejuru yanjye. Yego, rero njyewe kuba mbasha gutekereza nkakora, nkaba nabona icyo cyatanu nkarya, ukaba wagerageza ugahatana ukabona amafaranga yo kwishyura inzu, ibyo bintu nta kuntu utakora. Nta zindi zinyuzemo. Yego. Ubu ngubu mwishyura inzu, sibyo? Sibyo mugahaha mu rugo, sibyo? Niki tuvugisha ukuri. N'abandi bagabo bayaguha amafaranga. Nirereka mubwira, sibyo? Ko tukijyana kuri YouTube bwa mbere, hari umuntu wa Danje wanyandikiye arambwira ngo gutya na gutya njye najya nguha ibiceri, byaba ngombwa n'uwo mugabo nyine yabivuze mu rindi zina ukamusiga. Ariko hari amafaranga atabamo ibyishimo. Uwo nguwo ushobora kugenda, urumva njye ntabwo naba ngiye kubw'urukundo, naba ngiye kubw'amafaranga, urumva nawe ufite icyo mukurikiyeho. Ariko uyu nguyu naje ntacyo mukurikiyeho, ahubwo ari kubw'urukundo. Ikindi, uwo nawe ashobora kuza njyewe nshaka, urumva ataje anshakaho urukundo, ahubwo nawe afite ibyo ankurikiyeho. Urumva buri wese yaba ari guhatanira inyungu ze. Rero aho ngaho nta byishimo, nta rukundo. Ko Marie, icyo wabwira umugore kano kanya tugana ku musozo, ni umutoma, ni igiki navuga iki koko? Uramukunda ndabizi, ahubwo gira ikintu mu ikintu cya mbere cyo oya wibwira kamera, bibwira umukunzi wawe, murebe mu maso umubwira nawe akureba, sibyo? Ndagukunda cyane, kandi ibyo bintu oya ntabwo nshaka ibyo bintu pe, mumbabaye. Kandi igihe mwabwanye ngo murakundana ni kera, ni kenshi pe. Hari igihe hari guhera cyangwa ukumbuye kuri story uryo jambo ndagukunda cyane. Iryo jambo araruhutse. Iryo jambo nta nubwo bwakira nari mubwiye nk'inshuro nka zingahe, cyane nawe ujya abwira atari mbwiye nk'inshuro nka zingahe zigeze muri 5. Sibyo? Uko byonyine kuba mubona mba numva ari byo byishimo byanjye imbere yanjye. Komeza umubwire kandi ubuzima turimo tuzabuvamo. Urukundo we ni impamvu z'urukundo. Yego, yagira ikintu umubwira? Njye icyo namubwira ntabwo ari icyo wamubwira umukunzi wawe, umugabo wawe. Yego, birazwi, sibyo? Biri no mu mutwe n'umugabo wanjye. Gusa nyine icyo namubwira ni uko nyine yazanye umucyo ku maso yanjye. Yego. Yamanaguye amarira nawe uragandira mu cyaro. Yego. Yego, nubwo tubayeho mu buzima bubi, ntabwo nzigera nicuza kuba naramenyanye nawe, cyangwa se ngo ninubire ubuzima turimo. Ngiye gushaka umuzanyinera umutoma nk'iyo ngiyo, mve mu busiribateri. Bose ndibaza urukundo rwanyu ruzakomeza gutya cyangwa ruzagwa nk'aba bantu nk'abandi tuba tureba ba Murava na bagafaranga? Numara kuba umusitari uzatangira ati mfite amafaranga wangiye kumuyoba, nawe ati nsangiye abandi bagabo wanjye. Buri ikintu cya mbere muri runo rukundo rwacu dushyiramo n'Imana. Yego, sibyo? Kuko hazamo no